Mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana mu kagari ka Nyakabuye mu mudugudu wa Gasasa niho kampani ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Big Mining ikorera. Abayituriye cyane abakorera imirimo y'ubuhinzi munsi y'iyi kampani barataka kwangirizwa imyaka yabo n'amazi ava mu ruganda bakanyagiramo barobanura amabuye n'umucanga. Ngo aya mazi bitewe n'uko nta buryo bufatika yashyiriweho bwo kuyafata nibyo bituma hamanuka avanze n'itaka n'amabuye cyane cyane mu bihe by'imvura bikarengera imyaka baba bahinze mu murima. Ibi ngo bikaba bibagiraho ingaruka kuko batabasha kugira icyo basarura ndetse na nyiri iyi kampani ntagire indishyi abaha. Ibi bakabiheraho basaba ubuyobozi bw'iyi kampani ko bwagira icyo bukora. Ikibazo cyabayeho iyo imvura yaguye gihoraho birarenga bikuzura bikamirika mu myaka y'abaturage, ubu rero nta n'umuntu wakishyura, natwe nta tukiboneka. Ubwo ni ukuvuga ngo kereka iyo mwumvikanye akakugurira byajyamo ibyondo, ibyo bitaka byajyamo akaba ari we wigorerwa, nta tukibaho. Ubwo iyo birengewe nyine turihangana, umurima ryagiyemo kereka iyo mukomeze mukawuhinga, aho hirya agahinga n'uwo hino agahinga, amazi mukayirekura mukahakamura, mu gihe cy'imico hakera ariko mu gihe cy'imvura birabora. Imirima y'epfo iriya yo iyo imvura yaguye cyane bino byose birakukumuka bikarengaho, ariko uko biri kose aragerageza uwo byarenzeho hari igihe baha nyine igisimbura cya wa murima. Nyine biba byagoranye, harimo n'abanaburizwamo ntabwo ariko bose bayabona. Noneho ntabwo ari itaka gusa, hari igihe rikukumura ikintu cyitwa amabuye rikagenda rikadepamo ku buryo utamenya n'ahawe. Hakorerwa ubuvugizi ku buryo bino bintu bizajya bifatwa ntibigende. Noneho nka hariya hari ahantu harimo akayira ariko iteme bari bashyizeho agateme k'ibiti baragatwara, kuhaca rero biba ari ikosa. Bakwiye kujya bacukura bakanasiba. Nanjye ndahafite, hari aho mfite inyuma iriya hacukurwa na Kalisa, ubu hari amasima ateye ubwoba, banyiciye umurima byararangiye, narekeye nabuze aho mvugira. Turabigaragaza ariko ntacyo badufasha. Ku murongo wa telefone umunyamakuru wa ATV yagerageje guhamagara Hubakimana Thomas, umuyobozi w'iyi kampani, ngo amubaze kuri iki kibazo n'icyo bagiye kugikoraho. Gusa mu nshuro zose twamuhamagaye ntiyabashije kutwitaba, n'ubutumwa twamwandikiye kuri WhatsApp ntiyabashije kubusubiza. Bikaba ubwo bazagira icyo bavuga kuri iki kibazo tuzabibagezaho mu yandi makuru. Aba baturage bavuga ko ngo umuturage wangirijwe imyaka iyo agerageje kugana iyi kampani ngo imwishyure, ngo ahubwo bamubwira ko agomba kugurisha uwo murima, n'ubyanze ngo ibyo byangijwe ntibyishyurwe. Eric Habimana, ATV, mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango.